Mwiriwe neza abakunzi ba Silivike Rwanda. Uyu munsi tugiye kubereka bumwe mu buryo ushobora kudownloadinga status zawe za WhatsApp ukoresheje Xender. Ibisanzwe umuntu akunze kuba afite status yarebye kuri WhatsApp ariko akabura uko yazireba bitewe n'uko yabuze application cyangwa umwanya wamubanye mutoya adakeneye izindi application. Twihuse cyane rero gatore ko wakoresha Xender kugira ngo downloadinge status zawe za WhatsApp ukoresheje Xender. Icya mbere ni uko ubanza ukajya kuri WhatsApp yawe, ukabanza ukajya kureba status zawe washyize kuri status. Wamara kureba status zawe ubundi ukajya muri Xender, ufungura Xender yawe. Wamara gufungura Xender yawe ubundi ukayihuza na WhatsApp yawe. Ukurikizaho iki rero, uraza ugakurikizaho ukaza hano kuri social. Wamara kuza hano kuri social ubona ko status zo zahise zihuza ku kanya. Noneho iyo iyawe idakonekise urabanza ukayikonekita. Wamara kuyikonekita ukaza hano kuri status zawe ukazireba. Wamara kuzireba izo ushaka kureba zose, izo ushaka kudownloadinga zose, kongera ugakora back. Wamara gukora back iyo ushaka ukayidownloadinga ikajya kuri telefone yawe. Kuyikozaho kuriya ikijya muri telefone yawe. Zose ni iziri aha ngaha, n'izindi ntarareba, n'izindi zimazeho igihe, zose zigomba kuba zagiye muri telefone. Xender rero ikindi dufasha uretse gushyira status zawe kuri telefone, idufasha kuba wadownloadinga video zivuye kuri Instagram. Urabona ko uza hano kuri Instagram urahakanda hano handitse find video, ubundi ukajya kuri Instagram ukazidownloadinga. Si Instagram gusa cyangwa WhatsApp, urabona ko hano hari n'amavideo ashobora kuva kuri Facebook, Twitter ndetse na TikTok. Uragenda ugakora copy link yaho ya video ushaka kudownloadinga, maze ukanda hano handitse paste download. Xender ikindi dufasha ni ukuba wakonvatinga indirimbo iri video ukayigiramo audio. Urugero twafata nk'indirimbo imwe, tugafata yenda nk'indirimbo tugakanda n'utudomo dutatu tugakanda tap convertinga to MP3. Indirimbo ubona ko iri kujyaho, ugategereza indirimbo ikarangira, indirimbo ikabija hano. Ushaka kwita unakandaho ukayikina. Twumve ko indirimbo ikinika, twumva ko indirimbo yagiye muri audio. Zose ni izagiye muri audio. Twazikonvatinga urabona ko biba bifitemo utumiga dukeya ugereranyije n'uko video bingana. Urabona ko utudio tuba dufite utumiga dukeya. Xender kandi wanayireberaho amagame ahangaha. Ufite connection uhita ujya kureba amagame aba ari yose wayareba. Sibyo no gutanga ibyo byose, Xender wayikoresha n'ibindi bitandukanye, ukabasha kubishyira muri telefone yawe. Murakoze rero, mwibuke gukora subscribe, share, like n'ibindi. Murakoze, Imana ibarinde. Silivike Rwanda.